Yesu kasabura mu izina rya Yesu. Nategetse ubutware bw'abandi bamujima. Mwakakaboko ni kazamuce mu izina rya Yesu. Nategetse kazamuce mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Izina rifite ubudahangarwa. Muri aka kanya ndategetse ngo uruhande n'urukire, uruhande n'ubuzima, mu izina rya Yesu Kristo ndamwaturiraho gukira. Ndatura ko uruhande rugomba gutembera amaraso mu izina rya Yesu. Gerageza usenoza mu izina rya Yesu. Tuva mu izina rya Yesu. Nimutangazwe n'ibyo gerageza. Nategetse mu butware bw'abandi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wazuye wapfuye ndabibona katika iso. Nirukaniza imbaraga zose. Aho byakuye n'aho byaturutse ntabwo yikeneraho. Akakanya ndareba ko izina ryawe ryamamara. Akakanya ndareba ko Imana ishobora byose. Nanjye nizeye ko wakora ibintu n'ibitangaza. Nizeye ko wagira ikirema. Nizeye ko wabihindura. Nizeye ko wakora. Nizeye ko Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishobora byose. Ndamwaturaho gukira. Ndamwaturaho gukira. Ndamwaturaho gukira. Ndamwaturaho kuri nirwo rwabo rwego karukavuga. Ndamwaturaho ko rwego rwego karukavuga. Ndamwaturaho ko rwego rwego karukavuga mu izina rya Yesu. Mana ndafungura akanwa ke. Ushiriye none. Reka atorore avuge. Kuko nzi neza yuko uri Imana ishobora byose. Muzave muri iki giterane Yakobo yavuze. Iki giterane cy'iminsi 3 azaba yavuze mu izina rya Yesu Kristo. Azaba yashoboye kuvuga none n'ibyo rwego rwose burimo kuvuga mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Gerageza. Ibintu byose no kubigerageza. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ongera mu izina rya Yesu. Gerageza. Ongera. Dusa n'uwasa wumve ko umuntu uri mu kuza. Suzugura Satani mu izina rya Yesu. Urabona ndabisa. Mu izina. Ongera mu izina. Data mu izina rya Yesu. Izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Izina rifite ubudahangarwa. Mu izina rya Yesu. Ndabatora n'ururimi kugira ngo rubashe kugoboka. Abashe kumukaraga. Ijwi ribashe gutambuka. Mu izina rya Yesu. Mu gihe tugitegerera igisubizo gikiza giturutse kuri wowe turagushimiye. Icyubahiro cyawe cyangwa izina rya Yesu Kristo. Nakwitorero rwose tugukomeye amashyi tumushimira ku bikoze mu izina rya Yesu. Amen.
gerageza ugafata imbago ugere kuri iriya ntebe, ugere kuri iriya ntebe. Muvana uriya mwana singi bugufate mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, 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 komeza mu izina, ongera ujya kwicara mu izina rya Yesu, ongera mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ishoboye cyangwa ntishoboye? Abemera ko ishoboye muzamure cyane, haleluya. Ndifuza ko ukomeza kugerageza ukabireka, kuko urumva siko bimeze, kumva urumva ibyo ndimo kuvuga no kubyumva. Ugerageze, uri no mu rugo ugerageze, wumva uvuga kubyumva mu izina rya Yesu. Ndashaka kongera kuvuga mu izina rya Yesu. Uvuga ngo ndashaka mwumva mwende kubwira, kuko njyewe ndi umushyitsi nzigende, ariko mu kuvuga kwawe abantu bakuzi na bene nyoko n'abanga nibo bazasigara bavuga ibyo Imana yagize bite yakoze, nawe ubwawe niyo wagenda uvuga ibyo Imana yagize bite yakoze, kuruta uko njyewe nagenda ngira gute nagenda nvuga yuko Imana yashoboye cyane. Kandi nabasaba abantu uyu munsi kugeza ku cyumweru tuzabona kandi nzataha icyo Imana yakoze. Imana yakoresha ibyo twibwira bitandukanye n'ibyo nanjye si njyewe none warwananiye ndumva mutari bubite mwihanga, none se ni njyewe? Imana narinzi ko nta n'umuntu njyewe numva sinari mubwiye ngo nta n'uko ndi bwigeze, ariko none dore urumva rwandiye, ariko niba cyari bihari. Kandi mwavuze ngo amen, kandi mwavuze ngo amen. Nyuma Imana irambwira ngo ni ishyari babagiriye, mubyumva ariko kandi uyu muhungu yarakora kandi bikagenda, sibyagenda ubwo nari mpari, ariko navuga ngo hafi 2/3 by'ibyo yarabikoze byarashize. Ubwo tubana byagize gute? Mwarerukanse muvuza mugize gute? Ariko mugiye kureba ko Imana n'abantu ni muvuge ngo amen. Igiye kumenyekana ko umuhanuzi yageze kuri uyu musozi, izina ry'Imana rikaba icyubahiro. Nabizi neza ko ibyabaye ubushize nibyo bigiye gukurura, n'ibi ngibi nibyo bigiye gukurura. Nimuvuge cyane ngo amina. Hariho umuntu wari waraguye akaba yumva ashaka gukizwa, akaba yumva ashaka kubyuka, cyangwa n'uwaje ari umushyitsi akaba atarakirirwa akaba ashaka gukizwa ngo tumusenge, cyangwa mwese muri abashyitsi. Ibyo byose byeretswe, ariko umuntu ubifite akaba yumva atakirijwe ashaka tumusengera, azi tumusengera. Niba utarukije ukaba ushaka gukizwa, Imana ishimwe, ndabona ntawe Imana ipereze ubwije. Nawe ubwira ushaka iho tukaba tugasengera, namwe dukizwe mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, ndagushimira ku bw'aba bantu bafashe umwanzuro wo gukizwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbatuyeho amaraso yose, mbatuyeho gukizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana dayimoni utuma batakizwaga, ndirukana imbaraga zose za shitani uyoye aka kanya, bakura mu gitabo cy'abarimbuka uboneka mu gitabo cy'ubugingo, maze nk'uko bose muri Yerusalemu abarinzi b'imisozi bose Yerusalemu bari nakubagota kandi bagotesha amaraso ye. Tugukomeye amashyi tugushimira tubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amina. Imana y'amahoro nibamugisha, maze mutahe mukanya duhurire muri konsere, mugende mukubite inifomu maze mushyiremo n'ibitenge bya bindi bisobanutse.